we n'abana banje babuze uko biga kubera umuruho aha tuzabona ikibatwara ku ishuri si umugabo wanjye we ko yatinze ngo aze duhinge koko tuzabona uko tujyana abana bacu ku ishuri twabyaye bake ariko bava mu babyara mushoboye kurera ariko n'ubu twabyaratunaniye pe ese uyu muntu ko kugiye kuzatwokama ni ukubera iki koko aha nzaba ndeba si uyu mugabo we ko yaheze mu nzu taracyaryamye cyangwa hari ibindi arimo makuru kava maha neza ntanyiramiro wambone aciyeho n'isuka niba agiye guhinga niba agiye kurira mu kabaya ndamubuze burero sinze hari kandi njye yagiye mu bitabo biranze ndo ntangiye kumureba hasi wenda umurebe nyiramiro wa nyiramiro we ngaho mwiza ndabona wamenagwe mvuye mu kabaya nari nzi ko ariho wari wagiye guhinga byagenze bite ko mu kabari se wana bari abana bacu bakiga gute reba bose bari muyisumbuye ubuse bakiga gute reka duhinge turebe ko twazeza ibyo uvumba gwe ngo banamwirukanye ubuse kanze mbe nsharira aha ngaha busharira wamuteke tuzava tubahirira mu kabaya nari nzi ko ariho ndi bugusange mu kabari nabona icyo njyana y'umugabo mwiza nawe urakabya rwose mukabaya ntabwo ari mu kabari dore ko usigaye wumvira agakumbuye agacupa ndagakumbuye najyana y'iki se mugabo mwiza keretse ko bw'Imana urabona nzajya kukugurira noneho agacupa aha ibyo by'agacupa niyo waba ubyihoreye batongeye kwaka cya cyana cyane cyari uvumbaga amafaranga agira imbabazi we ubona twayimo umwana ko tuje kwiga mwarekeye twayimo umwana se kubona abana bagiye kubirukana tuzabigenza gute nimba tuzajya he tuzajye gupfundapfundika tujye muri Caritas turebe ko batuguriza cyangwa bakadufasha aha nzaba ndeba by'isi nge ndabirambiwe pe uzi ko izina data yanyise rigiye kunkurikirana nyiramiruho ubuse naba nawe ubuse njyeweho mo ndazirike sunda kingira iki nta ufuka ibishyimbo urimo nta materi irimo bakiba nta mafaranga arimo bakiba bumvaga igihe warereye ikinga ntabwo ubona ko amasaha yagiye byihorera urugi ndakinga ikivero kikakivuyeho ese ko nta kundi byagenda nyine gusa nta kundi tugira inzara turamukanye tugira umusaruro wo kujya ku ishuri n'ibindi bibazo noneho nta n'uwinjira kiriya kigo nta nifomu ntabwo tubakira twazikura hejuru kandi ijana by'ibikire biza byatsatse byateye ipasi wa muntu ase ko biba bizeye mu mafarado y'iwabo imiceri mu nda inyama ngizi nk'uko bashyira mu nda ariko twinjumba na voka nabyo kandi kubona n'Imana mfasha kadupfe kugenda nyine twige turuha ariko nta kundi nyine buriya nitwe tuzatera imbere viye nabo bashakisha mu bisambu iyo ngiyo ariko twaramuka gusa nta kundi Imana izadusubiza buriya nibishaka nyine reka tujye twiga tubishyizeho umwete nta kundi byagenda cyane umutwe se ko nta n'ubwenge umutwe naho ndebera n'ukuri vumbi riba ryuzuye ku bantu n'imbere y'Imana cyane twihute tujye ku ishuri uragenda wikubita tuzagera ubundi ndirukanyishwa n'iki nose tutirukanka turagera ku ishuri twakerere kandi urabizi adutwara iki papa hageze ahita avuga rikijyana nkunda nawe kuba ubizi nyine twihute nyine ndabizi ko papa yahageze bihita bihinduka rwose tugende nyine twihute urasunga uragenda wikubita ibirenge ugira tugende dusa nk'utuvuruvundi nk'aba bana bo mu batindi nawe ntukiyemere cyane kandi umenya ko ibihe byahinduka nayo ushobora guhinduka natwe tukabakeneda akatujya twagezeho abana bo mu baherwe bishima ndende byabyimishije twagize Imana turabibona none ngo byakubyimbishije byambyimishije none ziravukazo mu wundi rwego dore abana b'abakire ibyo barimo dore umuteto ndebera umuteto ariko namwe murahagara ngaha nuko twabonaga nyine none amafaranga salama ruvumbagu kamera noneho ibyo bikweto wambaye ni ibinyabakeri zino supuresi zimuhira mama we none we nani wabwesha nyamara wabona ngize nshyira mu nda abana nababyukiye kurira kuki nangahe apo ni makeya apo senga ijana mu kiriro zaramenyereye birashora urugo birashora
none se twebwe nta kintu tumarira aho ntabwo ibi ngibi nabiri cyane aho sinabimenyereye aho aka ni agasusuko uzi kugira utamenyereye buriya noneho ni kanzinya uzi kugurira umuntu akagusuzugura akagitera umugeni ntugakabye uzi ko icyo cyuma kiri nubwo mufite imitungo mutanyurwa reka musa reka nigurire ndahubwo wenda da aho ko ushobora kukarya urumva koko yakongera akagura ubwo ntiyanyima namenya ko icyana cy'uwacu bigira inda none hano ugiye kunyiyereka yakirira hano wenda da ibi ntabwo byumvikana akoze koko ku gatoya nkamurya ariko nakona ngiye kwitwa yakira dore uranyibutsa ntabwo karye none se nyamara kwiga n'uwatse n'umumaro nawe tuze kureba ko mu nda byihinduka twigire ku ishuri rero uko byamenyereye gutamira twagendera ku ishuri yabyo ntumya ubwo se kuyiriye ubaye ibiminduka ndakubwira ntabwo bihinduka ntabwo hari ibirenze ahita abyibuha dore ivuta risa utangiye kumzimbiramo ngo urangiye kubyibuha gusa ubu nubuze dore iboko risa n'ibiboko yo sanzwe mukizo ko ari ibigo byo kubya binini amasomo nta kibazo nabonye byagenze neza noneho turiya tu exercice n'agakwizi wadukuze biriya biba byoroshye rega ejo dufite exam ugomba kwiga ndi kubyibuka ariko nyine nubwo mba mfite akazi kenshi ndagerageza nkabona umwanya wo kwiga ujye ugerageza ariko nubona binagucanza ujye unambwira nze nanagusobanurira nta kibazo nzajya nkubwira niko bari nameze kabisa ariko umusaza wawe se noneho wamutaye ari kuza yari yasigaye muri class ari kumva ari sha ndumva ari sawa noneho ndabona ivumbi ryamaze kuba ivumbi impande buza kugera mu rugo noneho tuba dushaka gukora n'agasiporo guhora kuri moto mu modoka ni ibintu biba bigize na siporo bikenewe byateye n'amaguru cyarayamenyereye abana bo kwa safari nini bene rero akamara gutaka no dutwaye imana rero ni kudushaka nyine natwe reka tugende n'amaguru byarakize ko abandi nyine aba genda hose nahagera kari agasozi ka Kanyarira ukazamuka ni ukugora aba bana baraje bave ku ishuri basanga nta n'ibyo guteka ndabona aha zaba ndeba imiruho ye y'isi ndakurahiye nose ko atsinze gusa sinongera uyu munsi kubwirirwa sinongera kubwirirwa noneho weki ndajya no kumurenge bana wanjye ese nibwo sivamo mu murima aha bana banjye niva mu murima ubu niwatetse bivuze ngo ntabwo turi burya reba amashyiga ukuntu ameze ndebe dore icyo kizanye cyo kubatekera ngiki nawe bya bipimo murabizi ko byaraye bishize nijoro ibi ntabwo byumvikana oya bana banjye mujye menya ko ubona ko ni ukurengana oya bana banjye mujye mwumva none se mugihe tuzigira nk'abakire ikigo kibona gikomeye kirakomeye nyine ndetse mugihe tujye nk'ibyo mu bakire kwa safari nta kibazo nubwo cyaba kidakomeye njyewe n'inzara iranyishe ngaho reka nshake ndebe ukuntu nabatekera maze ndebe uko mwagira uko mugira kamondere mama buno bwatsi wenda yaza akakuramo umusambi wo kuryama nuko ko mana yanjye ubuzima nibwo tuzakomeza kubamo umuntu aba yabwiriwe tugize imana turya rimwe ku munsi waba suba arahari ko nadibite diyamakuru cyane neza twanyanze se none ntabwo nakwanze urabizi nawe ko iki gihe ibi bihe bimeze nabi
urabizi nawe suzi ko se mba shamba mbibona njyewe ugumba navuye ku ishuri nkajya mu mirimo ya hano sinyibona n'umwanya ngo ngusure yewe sha ni ukwihangana no mwereka ahantu tuba twicaye nanjye nyine namvuye gucuruza agasabune ku muhanda ndavuga ngo reka nkuyire nkurebe ntawicaye hano ariko umeze neza ndabona nta kibazo ewe ni kwa kundi nyine se ko ubuzima ari uko nguko uko ubizi nyine ni uko nta kijya gihinduka ariko uriga amasomo aragenda nta kibazo amasomo aragenda ariko nyine se kwiga waba uraye ntabwo biba byoroshye ariko nyine mva nkubwire rero Nadia ntukajye wiheba rwose njyewe urabizi ko ishuri ryananiye ubuzima bukanga nkajya ku muhanda kwicururiza agasabune nyine nanjye mba mvuyeyo urabona ibi bihe ni bibi n'abantu baba bose baba bagenda bahaha mu maduka akomeye se cyokoze uyu munsi wagenze neza ni nayo mpamvu nje akarenganya hano nkaza kukureba Imana ishimwe akazi kawe mu rugo nyine biba biri aho ngaho ni kwa kundi rimwe na rimwe turarya ubundi tukaburara cyangwa tukarya rimwe ku munsi ni ukwihangana ni ukuri gusa nyine uyu munsi rero byagenze neza rero abakiriya baza ari benshi ubu ngubu nyine agasabune ncuruza nawe urakazi reka ngo utu dufaranga wagufasha muri iyi minsi amafaranga ahubwo ni na menshi urakoze cyane oya ni utwo ngutwo mba nabonye reka nanjye nkomeze nyine njya gushaka reka nkugeze ku irembo ariko nyine urakoze ku nsura shahera use ruvumbagura noneho se ari buyanya kaze nshakanu none se umeze ruvumba hari umwana wari watsenye mvuye guherekeza oya nta kintu ntabwo yishura abizi oya ntabwo nanguriye turebe mufuka nta kintu kirimo ntabwo nagushisha dore nta kintu kirimo sigaye ngukeka oya ariko ntawe kintu mba nguhisha kankureke kandi usure mu nzu n'izo nakoraga nanjye reka mbe Shatiza z'uno munsi zimeze nabi kabisa. Inkweto basore namwe nkumi abarebare abagufi mwese ndabambika ganza Salamu. waneje imbere se mwana kuwa kuri n'umwana wa boss we Katurebe. Inkweto ni originali ipantaro nazo ndazifite hano harimo n'ibindi wambwira no Asha kagakweto ni gatoya rero. Ni gatoya oya n'izindi ariko nazi kurebera nta kibazo ahubwo buretse ngwino hari akantu ushaka kugutumaho inkweto uzazinzanire no mu rugo nuko kuzanira inkweto n'imyenda ariko nta kibazo abana ba boss ndabemera rwose nezere ko uri bumbwire nibyo kwicara kandi birimo yego umve ni akantu gato ntabwo dutinda oya ariko ubwo uri umwana wa boss uri buneze imbere ndanicara nta kibazo umbwira icyo ushaka gusa rero urabona hari gahunda nashakaga kuhinira mukinira zerecyanye na business zanjye ariko nazo zirimo ariko na kandi gahunda ubwo harimo n'akantu nabyumva nawe urabyumva uzi gahunda Nadia uramubona Nadia uriya w'inshuti yanjye umwe twiganaga wowe utarava ku ishuri uriya nanjye twariganye wa mwana ndamukunda cyane nyine none mugutuma umuntu umwe ntajya se ntajya rwose umuntu umwe rwose nambura n'ubundi nari ntashye nari buce n'iwabo rwose nkahita mubwira noneho rero njye nagiraga mugutumeho ugende umubwire nta rwose ubumenyi ibintu bigoye ubu ngenda mubwira Nadia icyo nzanye hano ni ukukubwira ko ganza yagukunda wese ubimubwira ibyo ngibyo biragoye oya nyine wowe uzagenda ubimubwira kandi nzanasengera ariko si ubu tutarabuze urabizi ariko kubera uri n'umwana wa boss wawe nta nabigukorera nta kibazo gusa ntacyo umarira ahubwo reka nkwereke ku cyumweru uzanzanira inkweto n'ipantaro mbwira ngo nzakuzana imiguru ingahe nk'ibiri none se mushiki wawe we naza akeneye ngo nzamuzane nawe uzarenza na papa wawe na mama wawe uzarenza nta kibazo kumva nkaho Nadia we rwose ndaje biroroshye ni akazi kose ndaje ndamunyuraho rwose nayo saa nanjye reka nkomeze siporo ngenda ngo mubwirire ngo Nadia akamukunda nuko ari umukobwa we rwose ndabimubwira nkaho reka nanikomereza akazi kawe amapantaro inkweto basore namwe nkumi ndabibafitiye abarebare abagufi mwese ndabibafitiye kwa Nadia rwose mageze
umwana wa bose ngubu kuko abana rwose bo kwa bose nawe nta gahunda zabo kanze ndabona Nadia amakuru rwose ndayagufitiye mbaza ngo nayahe reka twicare hano umbwire rero amakuru ndayagufitiye rwose waneze nyine uyambi umva uyambaze rwose amakuru nanjye naje niteguye hakanze amakuru ndayaguha rwose ahubwo ariko rero ntabwo nyatangira ubuntu kuko ayo makuru rwose aragura ayo makuru si bwarimo akantu se gusa nta ahubwo makuru wari umfitiye yambwira ahubwo yinyikisha amatsiko ako numva njyewe ndi kumva rwose no kubisohora bitaye gukunda Nadia nkufitiye amakuru ariko ubyumve ko ari amakuru kagira inkuru rero ahubwo rero amakuru ngufitiye nayo kandi urayagura urabyemera kuyagura cyane akoso nawe ko ubona nubwo nkugora oyambwira amakuru rero reka nyahera ahangaha rero amakuru ngufitiye naya ngaya umva hari umuhungu wakuntumye ngo umuhungu yaragukunze nawe baza umuntu warinze kuntuma naze kubyivuga byashoboka